izi ko hari nk'Imana ni ukuri wakomeje twizeye ko natwe tugomba kuvaho ibintu byabereye turakomeye kandi twizera ijambo ryawe mu mitima ni ukuri ubutware bwawe n'imbaraga zitubaho iteka ryose kubera kwizera twikwizereramo turakwingiza rero ngo Mana gahunda igiye kubera ahangaha ubane natwe imitima shinge gose ubane nayo dukomeze kandi ijambo ryawe rikomeze duteye imbere mu mitima yacu kuko uri intwari yo kuzuka nubwo Tom yagiye ariko tuzi ko azazuka mu bantu bakwizeye ubaye intwari yo kuzuka rero Mwami Yesu natwe twizera gutyo mu ijambo ryawe ko ryandikishije nubwo Satani adutera ubwoba ariko ntabwo badufite Mwami kuko turakomeye ku bw'ijambo ryawe komeze dukomeze uturinde gahunda zigiye kugibera hano duhagarikire nk'Imana yacu pastor ugiye kubwiriza abumva bumva ijambo ryawe byatuma byarangiye ariko twizeye ko natwe tugomba gukizwa twaterekera indi mu kintu ko nawe yakijijwe duhagakiza ko mu mitima duhe kwemera no kwakira mu izina rya Yesu amen. Ndagira ngo twongere dufate umwanya nanone twibuke nyakwigendera Nkusi Thomas. Nyuma y'umunota turaza gukomeza n'izindi gahunda. Dufate umunota umwe mu by'ukuri biragoye cyane cyane ku muryango wa Tom, ku bantu bose bamwe bazi ko yitwa Yanga ariko ngiye byarananiye kubera ko twabanye kumwita Yanga birangora uvuga Tom igihe cyose. Nyuma yuko twumvishije inkuru y'akababaro cyangwa se incamugongo ngira ngo itariki niba nzibuka neza kare nubwo nagejeje kubaza ariko narindi gukora nibuka ko ngira ngo byari itariki 17 Tom yitaba Imana. Birazwi neza yuko atari muri iki gihugu yaguye mu mahanga aho ari n'umuryango we Madame n'abana bari mu butumwa bw'akazi nyuma sibye no kuba ari mu butumwa bw'akazi ni nawe yararwariye iby'uburwayi bwe bamwe barabizi ntabwo ndi bubijyemo cyane gusa nuko Imana yamwisubije niyizi byose kuturusha. Mfite amahirwe kuba ari gihe bahisemo uyu munsi ngira icyo mvuga ku buzima bwa Tom uburyo twabanye. Biragora cyane kubivuga ariko ngenda biza uburyo nagiye mbanamo nawe n'abandi batari jewe. Icyo ngerageza kumwibukiraho ni kimwe twese tuzi dukunda cyangwa se twamukundiye nuko yasobanuye filime ahubwo kuba abantu bamuzi mu ishusho ya filime suko yari ameze ahubwo ngira ngo kubwanjye nuko nigeze kureba muri umuntu abavuga yuko ari mentor ngewe nari yanyigishije kuba indwanyi y'ubuzima. Aho twabanye nabo twatangiye gukora akazi kamwe ni nawe wambwiye ngo urimo urakorera abandi. Afungura iduka yafunguye library yitwaga The One anyereka inzira atwereka inzira nayo ndi kumwe ngewe na Mike atubwira ngo rero igihe kirageze cyuko natwe dutangira ibyacu. Adushyira mu iduka ari uri kodesha ariko natwe tukatubakura inyungu. So mbere yaho ngaho twagiye duhura mu buzima bwinshi byatumye ningira mu muryango wa Tom kugeza n'uyu munsi ngira ngo
mama wa Tom mwita mama, narindi jambo mwita arabizi, nabanye nabo ba Junior, ba Isaac, ba Moses, bazi ko ndi mukuru wabo. Icyubahiro bama ni nkuko bagiye n'undi mukuru wabo. Mu byakuri uburwaye bwa Tom bwagarutse nkaho ari uburwayi butunguranye, ajya South Africa arwayirayo igihe kinini, Imana igira nawe mwisubiza. So kuvuga ngo twakagombye kuba twagira n'ubwoba cyane, ahubwo twakagombye kwishima kuko yadusigiye, Tom yadusigiye ibintu byinshi tugomba kwigiraho. Kugeza ubu amakuru mfite nuko umubiri we ahantu uri ni muri South Africa. Kugeza akanya ibyangombwa byose byamaze kuboneka. Icyo dutegereje nuko kuwa mbere ari ibindi byangombwa bijyanye n'indege na booking y'indege. Ntabwo biba byoroshye, ni igihugu muzi yuko tutameranye neza, nubwo yaraharwariye ari inzira nyinshi kuko ibyangombwa byinshi byari byabonetse, gusa icyangombwa kiri kubura ni cya internal security, ariyo CID yabo, kumenya byari byagenze bite, uyu muntu yarwaye ate, ese yitabye Imana bigenze bite. Ni muri izo nzego za security cyangwa se z'umutekano zisigaye kwemeza, ariko nazo ku bufatanye bwa embassy y'u Rwanda habayeho uburyo bwose bushoboka kugira ngo nyakwigendera ibyangombwa bye biboneke vuba. Kandi kuwa mbere nibigenda neza, Rwanda Air nayo yagerageje kubyumva, bashaka kudufasha ku buryo booking y'indege itwara amasaha 48. Ibiri kuba ni Imana iri kubikora, kandi nta nubwo dufite ubushobozi bwo twabikora usibye kuganiriza abantu bariyo n'abantu bari kudufasha. Hari abavandimwe bariyo, hari abanyarwanda bariyo bari gukora ibishoboka byose. N'ikintu gishimishije, hazabaho kumuherekeza muri South Africa. Tuzabasangiza amashusho kuko baramurwaje, bari hafi nawe. Hari abakozi ba madam, abo bose barimo barasaba ko nabo bamuherekeza kuko ntibashobora kuba bazi Kigali. Ngira ngo ari amatangazo ari kugenda atambuka mu buryo butandukanye. Amatangazo nayo tuzabagezaho nuba dufite ubushobozi bwose bushoboka kuba inkuru yagera ku buri muntu wese mu buryo bwose bushoboka. Ntabwo ndi butinde cyane, gusa umubyeyi yansabye yuko babwira ko muri abagaciro nkomeze nabashimire, nawe arabashimira cyane kuba muri ahangaha, kuko ibi byose ni abantu iyo badahari nta kintu ushobora gukora. Igikorwa cy'uyu munsi ndagira ngo sabe Pastor Mutesi aze adufashe kuri iyi mitima yacu muri aka kanya. Murakoze cyane. Mwiriwe neza, mwongeye kwirirwa. Abo dufatanije imyemerere navuga ngo haleluya, haleluya. Nshimiye Imana cyane kuri uyu mugoroba udasanzwe duteraniye hano nk'inshuti n'abavandimwe b'umuvandimwe witabye Imana, Nkusi, abantu tumenyereye ku izina rya Yanga. Ni umugoroba dushobora kugira amashusho, amafoto ari guseka ariko imitima ibabaye. Gusa ni ibihe bitamenyerwa ariko bizagera kuri buri wese wicaye ahangaha. Ndashimira Imana cyane ku bwanjye no ku bwanyu ndetse no kubwo umuryango
wa Tom. Niyo mpamvu ngira ngo twubahe Imana. Mbere yo kugira icyo mvuga, twubahe Imana dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye ko uri umubyeyi uzi kuzuza inshingano ze, kandi mu bihe byose tunyuramo, yaba ibyiza cyangwa ibibi, dufite amakuru ko harimo ishimwe ryawe. Ijambo ryawe riratubwira ngo mu bibaho byose duhore dushima. Yaba njyewe, yaba undi wese uraha, cyangwa se wenda nuzumva ibi turi kuvuga, turi abantu bisanze ku isi, wadushyiraho itariki yo kuvuka, udushyiraho n'iyo gupfa utatugishije inama. Niyo mpamvu ijambo ryawe ridusaba kubyakira nubwo bigoye, ariko urupfu tuzi ko ari irembo umuntu wese agomba kunyuramo. Sengeye buri mutima wese uri hano kugira ngo uduhe gukomera no kwakira ibyabaye, tubiheshejwe n'imbabazi zawe n'urukundo byawe. Komeza kudufasha, ukomeze kutugirira neza, ukomeze gukomeza imitima yacu, ukomeze gufata ku bikomere byacu biri kuva. Imbaraga zawe zonyine nizo twiringiye ko zadushoboza ibyo. Tugiye kumva ijambo ryawe ryabayeho tutarabaho, turanaryubaha cyane, duciye bugufi kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Imbabazi zawe zikomeze kubana natwe muri uyu mwanya, tugusenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Abantu bari ahangaha wenda bazi indirimbo zo mu gitabo. Hari indirimbo ivuga ngo kubana na Yesu iteka mu ijuru. Ababa bayizi tuyizamure gatoya tuyiririmbane. Aha turi ni ku kiriyo cy'umuntu w'umukristo, dusangiye gucungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo mu buryo bw'idini. Kabiri ni ku kiriyo cy'umuvandimwe, dusangiye amaraso cyangwa imirimo. Urumva rero mu buryo bwose turahari. Amen. Kubana na Yesu iteka mu ijuru bidutera umunezero, bikatwishimisha. Mu isi ndi umushyitsi, sinza ihoramo, ahubwo ndi mu rugendo rugana mu ijuru. Urugo rw'Imana ajya runyereka, ndurora runyegereye, arumishurira, bituma nifuza cyane kugerayo. Niwo mwandu w'Imana, Yerusalemu nshya. Pawulo yaravuze ati tuzabana iteka ryose n'Imana, niko tubisoma. Iryo sezerano urinsoreze, tubane no muri iyi si, rundengera. Nungenza utya mwami, umwuka nuhera, urupfu ruzanyinjiza
aho batagipfa, nibwo nza kumenya mukunzi mukiza, niratira imbere yawe ko tuzahorana, nibwo nza kumenya mukunzi mukiza, niratira imbere yawe ko tuzahorana. Amen. Abari gusavinga bagerageze kugira vuba kugira ngo tutavuga ijambo ry'Imana hari n'ibindi biri kuvuga, ntago biryoha. Muzarebe iyo perezida agiye kuvuga ijambo ibintu byose biraceceka. Ubu rero duhagaze mu cyimbo cy'uyoboye abaperezida bose bo ku isi, bivuga ngo byose biceceke twumva ijambo ry'Imana. Nishimiye kubona mama wa Tom cyangwa se Junior, nibo bantu babiri nzi wabyaye tuziranye. Nashimishijwe nuko wambwiye ko nkunda, nanjye ndagukunda kuko wambyariye inshuti. Uyu muhungu watashye yari inshuti yanjye mu buryo bukomeye. Ndabyibuka mumenya bwa mbere twahuriye ahantu bari bantumiye kubwiriza Nyamirambo, ndabwiriza ndigisha, noneho numva ijwi ndakuza buri gihe, ariko numvise ijwi rimbwira ngo bwira uriya mugabo wicaye hariya ngo ndamushaka. Numva ijwi rimbwira gutyo, ndamuhaguruka ndabimubwira, ntago nari muzi. Maze kubimubwira, mugerageze kugabanya amajwi, maze kubimubwira arambwira ati nanjye nicyo ngendereye, ndumva ndi mu bihe byo kumva iryo jwi rimbwira ko Imana ishaka. Turavugana bisanzwe, ntabwo rwari urusengero rwaho nkorera, nari umushyitsi. Ndataha, abantu twari kumwe barambwira bati umuntu wabwiye uramuzi? Urusengero rwitwa Nayoti rw'umupasiteri witwa Mama Queen, niho nari ndi Nyamirambo. Ndamubwira ntago muza, turiya niwe yanga usobanura. Numva nishimye n'Imana. Kubona rero umuntu w'umusitari yakira agakiza biba ari ibintu biryoshye. Mboneyeho no kwakira abandi basitari bari hano nakomeje kubona dukorana ku musozi wa Media. Imana ibaho umugisha. Nabonye famille ya Freri na Jeannette, ndabakiriye ndabakunda cyane. Nabonye benshi cyane abasitari bo dukorana kuri uriya musozi wa Media. Imana ibaho umugisha, mwakoze gutabara inshuti yacu, umuvandimwe wacu Junior cyangwa se Tom, n'abandi bamukundaga batari abantu babasha hano. Imana ibaho umugisha. Hanyuma rero ndabyibuka icyo gihe, ariko nimero yanjye akajya akomeza b'inshuti kubera inzozi. Umuntu ukunda kurota cyane, buriya yararotaga akampamagara akambwira ngo narose, tukaganira nk'amasaha 2 ambwira rwose, tukaganira cyane, tukaganira ibintu yarose. Noneho se ukuntu twari dufite gahunda, yari yambwira ati ko byagenda kose ndashaka ko dukora ivugabutumwa mu buryo tukabwiriza abantu ubutumwa. Wanjye ubu hari icyumba cy'amasengesho, nkamubwira ni rwose ko byagenda kose tugomba kuvuga ubutumwa bwiza. Ambwira uburyo tugomba kubwiriza, uburyo tugomba gukoramo umurimo w'Imana. Yari afite ishyaka rikomeye, Imana imuha umugisha. Yari afite ishyaka rikomeye cyane, Imana imuha amahoro kandi Imana imuha umugisha. Bivuga ngo imishinga yose dutekereza
hari igihe tuzagenda yose tutayirangije ariko tuyisigiye abandi. Mukoro yansigiye no kumbwira ngo ibyo twatekerezaga wowe uzabikore, nkuko nanjye hari igihe nazagenda nkabisigira abandi bakabikora. Mbere yuko soma ijambo ry'Imana, ndashimira Imana abantu bari bari kumwe nawe aho arwariye, ni inshuti zanjye cyane. Ndagira ngo mbabwire ko Yanga nubwo kwakira urupfu bitugora rutamenyerwa, ariko Yanga yatashye mu bwami bw'ijuru. Buri munsi babaga bari kumwe nawe. Ngira ngo aheruka kuvuga ku wa mbere, nibwo aherukaga kuvuga, kandi nzi ko avuga koko mwaravuganye. Nyuma ya buriya ntabwo yongeye, ariko message imwe yaravugaga ngo mwindwaza nk'abazayirwa. Ubu ngo umuntu wemerewe kurira ku kiriyo cya Yanga tunamushyingura n'umuntu w'umuzayirwa gusa, kuko ngo nibo barwaza bara. Rero niba uzi ko utari we, ubwo Yanga cyangwa se Tom, mureke tuvuga ako kazina yose yaraye, ndamwubaha hasi kumusuzugura, nuko ari ryambaye abenshi twaganiraga nawe tumwita. Yaravuze ngo ntimuzarire kere kumuzayirwa wenyine bari uzarira. Turabishimira Imana, yari intwari cyane kuko yatashye, yapfuye abizi ko azapfa. Ari umunsi umwe yagiye asa n'uhezeyo, mama wari umurwaje wari umuri hafi aramubaza ngo uvuye he, aravuga ngo ndimo ndareba Jesus. Aravuga ngo umunsi uhuriza, aramusubiza ngo I will do. Yateguye urugendo rwe neza, yakemuye ibibazo byose yari afitanye n'abantu batagezeho yabatumyeho. Imana imuha amahoro n'umugisha, Imana imuhiruko ridashira. Atashye nk'intwari. Impamvu nabivuga bibwira n'umuntu wese uri hano, igihe cyose uriho ugatekereza ko uzapfa ukabyakira ukajya ubiganira n'umutima buri intwari. Kimwe mu bintu bishobora gutuma tubibyihebe tugakora ibidakorwa tubikorera bagenzi bacu, ni ukwirengagiza ko natwe tuzapfa. Rero ujye uganira n'umutima, wenda rimwe mu cyumweru cyangwa rimwe ku munsi, ububwira ngo ngufitiye ikiganiro, ntuzigere unyibagiza ko nzapfa. Kandi ntabwo tuzareka gukora, ntabwo tuzareka imishinga, ntituzareka gutekereza, ntituzareka amakwe, ntituzareka gutwita ngo tubyare, kuko twese ntawe Imana yigeze ibwira igihe azavira ku isi. Bivuga ngo umuntu ahaguruka agiye ku kazi ntagaruke, umuntu ahaguruka agiye kwiga ntagaruke, umuntu ahaguruka agiye gushyingura nabo ubwe ntagaruke. Rero tugomba kubyitegura tukamenya ko ari inzira ya twese, yaba umuto yaba umukuru. Iyo rwaje ruba rwaje. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Dusanga mu gitabo cy'Abami ba kabiri, cyo cya 10 n'igice cya 20, kuva ku murongo wa mbere. Haranditse ngo Hezekiya yongerwa imyaka yo kubaho. Muri iyo minsi ararwara yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga, aramubwira ati, Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe, kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga. Hezekiya yerekera ivure atakambira Uwiteka ati, ndakwinginze Uwiteka, uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, cyakora ngakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane. Ariko Yesaya ataragera mu murwa hagati, ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riramubwira riti, subirayo ubwire Hezekiya umutware w'ubwoko bwanjye uti, Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze ngo, numvise gusenga kwawe, mbona n'amarira yawe. Dore nzagukiza ku munsi wa gatatu, uzazamuke ujye mu nzu y'Uwiteka, kandi ku kubaho kwawe nzongeraho
indi myaka 15, kandi nzagukizanya n'uyu murwa mbakize umwami wa Ashuri. Nzawurinda ku bwanjye no ku bw'umugaragu wanjye Dawidi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Nsomye iri jambo kubwo kwibuka amateka ya Tom. Mwese murabizi ko yarwaye igifu kizaho ikibyimba, arwara kanseri kibyimba kubera icyo kibyimba y'igifu. Muri ibyo bihe ararwara, araremba, ariko atakambira Imana, arayibwira ngo Mana nyongerera igihe cyo kubaho. No mu mamesaje Imana ajyaga imutumaho yajyaga imubwira ko imwongereye igihe cyo kubaho muri ibyo bihe by'uburwayi bwe. Hanyuma mu gusenga kwe no mu kuvugana n'Imana kwe no kuyitakambira n'imigambi y'Imana ibidufiteho, Imana iramukiza, akira icyo kibyimba, akira iyo kanseri yo mu gifu. Tom mu gutangira kubwiriza abantu iby'imbaraga z'Imana no gukomera kw'Imana no kuvuga ko ishobora byose, muri iyo myaka 3 Imana yari imwongereye, yabaye nk'uyu mugabo Hezekiya. Hezekiya yararwaye, araremba, agiye gupfa. Umuhanuzi niwe yaje arabimubwira, Yesaya aramubwira ati tegeka iby'inzu yawe kuko ugiye gupfa. Aragenda, akimara kugenda Hezekiya arapfukama abwira Imana, tubuko ko ndagiye, ndumva ntabishakaga, ibuka ibyo najyaga nkora, unyongerera igihe cyo kubaho. Imana irongera ituma Yesaya ngo agende amubwire ko ku myaka yo kubaho imwongereye iminsi 15. Ndashimira Imana ko ku myaka ya Tom Imana yari yamwongereyeho imyaka 3. Mu myaka 3 Imana yamuhaye amaze gukira kiriya kibyimba. Wenda abatabiza batamuzi, yakoze imirimo ikomeye cyane. Mwageze hano mwabonye pisine. Iyi pisine Tom ari we yanga yayubatse muri ya myaka 3 akiza cya kibyimba. Kariya kantu k'akazu mureba hariya, kari akabingaro kari hejuru, yakubatse muri iyo myaka 3. Iriya parikingi mureba yayubatse muri iyo myaka 3. Muri iyo myaka 3 yakoze ibintu byinshi cyane. Yakoze ivugabutumwa, yabwiye abantu iby'ubugingo buhoraho, yababwiye Kristo, yabwirije imbaraga z'umuzuko, yigishije abantu gutegura urugendo rwabo. Muri iyo myaka 3 yakoze ivugabutumwa rikomeye cyane twebwe tutaranakora, ariko yabwirije isi yose. Narebye ahantu yavuze ubutumwa arebwa n'ibihumbi bigera muri 600. Yewe ntago birandeba, abandebye benshi ni nk'ibihumbi 300, ariko yarebwa n'ibihumbi bigera muri 600. Kandi yavugaga ubutumwa, avuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami, ngo umwuka ngo akavuga ngo ye baruhuke imiruho n'imihati, kuko imirimo yabo igiye ibaherekeje. Ibintu byose yavugaga ubugingo buhoraho, yaravugaga ngo ubusirimu bwa mbere akabyita ubugingo buhoraho, akavuga kumenya Imana. Muri iyi myaka 3 ntabwo wamenya uburyo we ntiyari abizi ko azapfa, ntabyo yari azi, ariko yakoze nk'umuntu koko wari ufite ideni ryo kubwira abantu iby'ubugingo buhoraho. Ndashimira Kristo ko Imana yari yamwongereye imyaka 3 kugira ngo atagendana amadeni. Kuri uyu munsi wa none nzi ko nta muntu uzigera azamura ikiganza ngo avuge ngo Tom agiye tutavuganye, agiye gutya na gutya. N'umuryango we mbizi neza ko yavuganye nabo. Icyo gihe yarahamagaye, aravuga ngo bamuhamagarire avugana namwe, buri yateguraga urugendo rwe, kandi nzi neza ko yaruteguye. Imana rero ni umubyeyi, ni igitangaza, ni Imana tutabasha kumenya uko twayivugira hambaye. Hirya y'iyo myaka 3 nibwo yongeye kurwara umwijima. Ndagira ngo nkubwire ko igare ryawe cyangwa se inzira uzanyuramo uva muri uyu mubiri Imana niyitegura. Yaba ari impanuka baragenda, indwara baragenda, nusinzira aragenda, nusitara aragenda, n'impanuka zo mu kirere no ku butaka umuntu aragenda. Ejo nibwo nabwiye abantu ibintu 3 twese tudahitamo, yaba umuzungu n'umwirabura, umukire n'umukene, umugufi n'umuremure, wize n'utarize, uzwi n'utazwi, yaba uba mu kirere n'ugendera ku butaka. Hari ibintu 3 twese tudahitamo. Nta uhitamo aho azavuka. Turi abantu bisanga ku isi muri gahunda y'Imana. Imana ikakuzana ku isi ifite ibyo izagukoresha
kuko iyo dusomye ijambo ry'Imana mu murongo wa 10 yaranditse ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza. Twaje ku isi mu kazi gukora imirimo myiza, niyo mpamvu nubona uburyo uzagire neza utitaye ku wakwishyura neza wigendere. Ntabwo duhitamo aho tuvuka, niyo mpamvu umuntu yisanga bakamubwira ngo twagutoraguye ahantu mu ishyamba, abantu bakujugunyemo uwakubyaye gutaye mu ishyamba, undi bakamukura muri toilette, undi bakamukura ahandi, undi akavukira mu rugo kwa perezida cyangwa kwa minisita cyangwa n'ahandi mu miryango ikomeye, n'ahandi no kwa pastor n'ahandi n'ahandi. Umuntu rero yisanga ku isi, ntaba ari uwo twandika ngo ndashaka kubyarwa na pastor Mutesi cyangwa se ndashaka kubyarwa na Juni Giti. Oya, iyo baruwa ntayo ihari. Twese twisanze ku isi, twabyawe n'ababyeyi. Hari uwavutse asanga iwabo bafite inenge cyangwa bafite amateka mabi, akaba atinya no kuvuga ngo ndi umwana wahana, ndi umwana wahana. Ntacyo bitwaye ibyo bivuga, igikuru ntago ari uko wavutse, igikuru nicyo wavukiye. Haleluya. Ubundi icyo wavukiye kiruta cyane uko wavutse. Ikintu cya kabiri twese tudahitamo ni uguhitamo umunsi tuzapfiraho cyangwa se urupfu tuzapfa. Iyaba iki kintu twagihitagamo, abantu benshi ntago bari gupfa uko bapfuye. Ariko niba wa wundi washyinguye ubushize n'uyu turi iruhande rwe, ukaba ureba buri muntu wese yarapfuye urupfu rutandukanye n'urwundi, nawe byaguha isomo, nanjye bikampa isomo, ukamenya ko ntawe uhitamo uko azapfa, nta n'uhitamo umunsi azapfiraho. Twese badusanga, umwe bamusanga mu muhanda imodoka ikoze impanuka, undi bakamusanga mu nzu yaryamye ntabyuke, undi akarwara akagirwa n'ubuntu bwo gusezera abantu nk'uku nguku. Twese ntawe uhitamo uko azapfa. Niyo mpamvu uko byagenda kose nzapfa, nawe uzapfa. Nubwo dukunda kubaho ariko tuzapfa. Iyi si ntabwo tuyituraho, iyi si tuyinyuraho. Ni ahantu turi kunyura tugenda, ntabwo ari ahantu dutuye, kuko turama igihe gitoya. Ikintu cya gatatu twese tudahuriraho ni uguhitamo aho tuzashyingurwa. Nta muntu uhitamo aho bazamushyingura. Hari n'upfa bivuze, yarabivuze bikarangira aguye mu ndege igashya n'ivu rye ntituribona. Nta muntu uhitamo aho bazamushyingura. Uko byagenda kose tuba tuvuga ngo shangu nzagira usororo, buri wese arahakunda kuko ni no mu gisirimu. Ntawe ujya wikoza muri ya marimbi yandi amwe mato mato, ariko ujya kubona ukumva barakubwiye ngo yaguye mu mazi, bivuga ngo ntawe uhahitamo. Niyo mpamvu uko byagenda kose twese turavukana, turi abana b'Imana, dukwiriye kubana amahoro. Ntago twahisemo uko tuvuka, nta n'uzahitamo uko azapfa, nta n'uhitamo aho bazamushyingura. Nyemerera nkubwire ngo niba bishoboka kurwaye iruhande, niko ijambo ry'Imana rivuga, genda ubana amahoro n'abantu bose, kandi ujye uvuga buri munsi ngo ubu mpfuye. Iki kibazo uzajya ukibaza, uvuge ngo ubu mpfuye. Ba bantu tuvukana, ubu mpfuye. Umugore wanjye, ubu mpfuye. Abana banjye, ubu mpfuye. Karitsiye ntuyemo, ubu mpfuye. Nabasigaye, nabakorera iki? Nkunze kuvuga ngo Tom yadusigiye message ivuga ngo gukora ni kare. Nibiguhira uzakore kandi ukore kare. Ntabwo amahirwe yo kubona ibyo dukora ngo biduhira buri wese, ariko nibiguhira uzakore kare. Imana imuhe umugisha uyu munsi wa none. Ntabwo umwana we yanyagirwa ari mu Rwanda cyangwa ngo umudamu we arakomeye cyane. Ni umudamu ufite imbaraga z'umutima, urabona ko akomeye, n'abana be barakomeye. Ibi bintu Imana yarabiteguye. Ndabinginze umuvandimwe wacu tumuherekezanyuze indirimbo nyinshi cyane zivuga ngo umugeni aratashye. Imana imukunze kuturusha, kandi Imana imujyanye, yaramuhaye igihe cyo kwitegura. Adusigiye message ivuga ngo ngewe Tom ndagiye, ariko wowe ndagusize. Adusigiye message ivuga ngo ngiye mvuze, ngiye abantu gutegura iherezo ryabo. Nawe ndabigusigiye, wagerageza ukagira icyo uvuga, byibuze igihe uzaba udahari, tukagira icyo tukwibukiraho. Imfubyi zikakwibuka, abapfakazi, abakene, cyangwa se aburusha imibereho. Umwe wahaye 1000, umwe watabaye. Inshuti yanjye, kuri iyi si turi kumwe n'abantu beza ndetse babi. Uzahura n'abagukunda, uzahura n'abatagukunda.
uzahura n'abakwanga ntacyo wabatwaye, uhure n'abagukunda nta n'icyo wabahaye. Ibyo uzakora hari abazabishima hari n'abatazabishima, hari abazakurwanya hari n'abazakurwanirira. Kuri iyi si ntuzemerwa na bose, ntuzakundwa na bose. Nyemerera ibyo bintu byose ujye ubihitamo ugenda uvuge ngo ndashaka gusiga inkuru nziza imusozi. Kandi hirya y'ibyo dukora byose hari igihe tuzicara tukabibazwa. Byaba byiza ukora imirimo nk'ufite aho uzayiripotinga. Iyo umuntu wese ari gukora akazi azi neza ko hari uzakamubaza, ko afite aho azabazwa ibyo ari gukora, hari ibintu akora neza akavuga ngo nzi neza ko ibi bazabimbaza. Satani ni umugome, araza agatuma dukora imirimo mibi, tukarwanyana, tukicana, tugahemukirana, tukagambanirana, inzangano mu mutima, akakwibagiza ko hari igihe uzabibazwa. Ariko ibyo turimo, ibyo dukorera abantu, hari igihe tuzabibazwa. Imana iduhe gutegura iherezo ryacu mu itangiriro, kandi buri munsi wose ujye ureba nk'ari wo munsi wawe wa nyuma, uvuge ngo reka mbikore neza, naho napfa mpfe nakoze ibi. Imana nikongerera igihe n'ikindi, ntukirare, ujye ubona ko iguhaye igihe cyo gutegura kubana n'abana amahoro no gushaka imirimo myiza uzasiga. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo dushimire Imana ko yisubije uwayo, yamukunze kuturusha. Ntabwo twese twarekarama, gusa tutagize amarangamutima nanone twaba tutari abantu. Ntabwo biryoha kubona umuntu agucitse, ariko dusabe inema yo kwakira ibintu bigenda biba, ibyago biba, tubyakire kuko turi ku isi aho ibintu bigenda uko tudashaka. Si yuzuye ibyago n'amakuba, ariko mureke dusabe Imana imitima ikomeye, tujye tuhatambukana imitima yuzuye imbaraga. Hanyuma navuga ngo komera nanjye nkomere, uwacu aragiye ariko natwe tuzagenda. Ntabwo byoroshye kubyakira, ariko Imana iradufasha. Niwibuka ko nawe uzagenda urabyakira, kandi uvuge ngo uko agiye ndabishimye, nanjye Mana uzame kubona abamerekeza, abamvuga neza, kubona abavuga byibuze ibigwi byanjye, byibuze ijambo navuze, ibikorwa nakoze bizasigare bikora ntagihari. Umunyamirimo ntabwo ajya apfa. Niyo mpamvu uyu munsi wa none tugicicikanisha ku mastati amagambo yagiye avuga meza. Imana ibaha amahoro n'umugisha. Ndagira ngo dusenge Imana. Ndashaka kwakira Pastor Frank kugira ngo azamure isengesho, asengera imitima yacu twese muri ibi bihe. Imana idukomeze iduhe imbaraga mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndakwakiriye Pastor. Reka dusenge. Gira icyubahiro cyose, Imana y'ibihe uko bikurikirana, turaguhaye icyubahiro kandi turagushimye muri byose. Nasomye ijambo ryawe nsanga nta mugoroba wabaho utitwa Imana, nta manywa yabaho utitwa iryo zina, nta gitondo bwacya utitwa Imana. N'uyu mugoroba turacyahamya ko uri Imana. Ijambo ryawe riratubwira ngo ujye uvuga iherezo uhereye mu itangira, ukavuga ngo imigambi yawe izakomera. Turatungurwa ntutungurwa, amahitamo yawe ntawe uyabaza ngo ugize iki. Turakuramya gusa kuko uri Imana. Turagushimye uyu muryango uteraniyemo hano n'inshuti n'abavandimwe, turagushima cyane ku bwa Yanga, turagushima cyane kubw'igihe wamwongereye gisobanutse kiri meaningful, ukamufasha kubaho a purpose driven life mu myaka 3 twabwiwe. Turagushimiye amahirwe wamuhaye akomeye atabonwa na benshi, ukongera kwitunganya no gutunganya iby'urugendo rwe no guhuza abantu na Kristo. Turabigushimiye cyane Mwana. Yabaye abantu benshi bageraga aya maherezo, turabigushimiye n'ukuri. Tugushimiye kandi ijambo ryawe twumvise ryo kuduhumuriza, ariko kandi ryo kuducyabura no kutwereka inzira twabasigaye.
nuhimbazwe 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 ma nuhimbazwe kuko ni wowe wenyine upfumbatije ubugingo bwa buri muntu mu kiganza cyawe. Nawe uyobora Kristo ku musaraba, ayobora ubwato mu mazi. Ntabwo twakubaza ngo ibyo ugira ni ibiki. Iyo bukeye turagushima, iyo tukoze ingendo tukazisohoza amahoro, iyo tujya turagushima, iyo dutangiye ibintu tukabona tubisoje turagushima, turagushima gusa. Nuhimbazwe ma. Uyu muryango tuwusengeye ngo mu ijuru hamanuke ihumure rikomeye, ihumure rigera ku mitima yabo, ihumure riziba icyuho gikomeye, ihumure rimanuka nk'Imana. Nta rundi rwego rugira ububasha bwo guhumuriza uwatakaje we. Sindabona izindi mbaraga zibikora, ariko nigeze kubona rimwe gusa. Mbona hari urwego bita ijuru, urwego bita Imana. Mbona kuri wowe gusava imbaraga zikomora igikomere cy'uwakomeretse, zikamukoraho, zikamutunganya. Ndasenze ngo ikirere cy'uru rugo cyuguruke, cyugurukemo imbaraga z'Imana zikomeye, zurukira ubuzima bwa buri muntu. Inshuti za Yanga, abavandimwe, abo bakoranye, mentees be, abo ya mentoring in this journey of life, abo yabwirije ubutumwa bwiza, ababa bicaye hano barahindutse bakakira Yesu kubwe. I pray that you will release the comfort from heaven in the name of Jesus Christ, the comfort that descends and touches the heart of everyone. Kukuri Imana ibishoboye ma, nta wundi wabikora, niyo mpamvu tubisaba wowe. Izina ryawe rihimbazwe. Reka iri jambo twumvise urucira inzira, uricira inzira, uricira inzira, uricira inzira, rishora imizi rwose ikomeye muri twebwe, bitubere foundation dutangiriye imigoroba yo kwizihiza ubuzima bwa Yanga. Reka iri jambo ritubere foundation, nituryubakaho ibihe biri imbere no kugeza umunsi wo kumuherekeza bizatubera ibihe byoroshye kubera icyubahiro cyawe. Umugisha umukozi wawe utwigishije, umugisha uyoboye, umugisha abahihibikanye kugira ngo ibi byose bibe, umugisha abatanga amafaranga yawo, umugisha abashyira ama essence mu modoka bakaza, umugisha abantu bavuye kure, umugisha abantu byaraje ishinga byakoze ku mitima, and we can see them here tonight. Everyone, we pray that you bless him. Will you Father meet him at his point of need? Tubasengeye umugisha w'Imana, kandi umugisha w'Imana babeho. Ikirere cya hano hantu turagisengeye kugira ngo cyumvire imbaraga z'Imana no gusenga mu izina ryera rya Yesu Kristo. Ikirere cya hano hantu kibe submissive in the presence of the Lord mu izina rya Yesu. Cyumvire imbaraga z'Imana no gusenga, cyubahe gutaha k'umukozi w'Imana, cyubahe gusoza urugendo rw'umukiranutsi w'Imana. Ikirere byose byubahe gutaha k'umugaragu w'Imana mu izina ryera rya Yesu Kristo. I pray that may the power of the Lord cause both ends to meet, kugira ngo duherekeze Yanga neza mu cyubahiro cye, to the glory of your name. Ndagushimiye Mana kandi nshyize izina ryawe hejuru, kandi imigoroba iri imbere ndayikuragije nayo mu izina rya Yesu. Mu ngendo tuzakora dutaha tugaruka, ndasenga ngo zibe ingendo zejejwe, dutangira iyo operation yo kuzamuherekeza his journey from South Africa. I pray that everything will be smooth in the name of Jesus Christ. Niko ijambo ryawe rivuga ngo Imana Yesu urugendo rw'umukiranutsi niyatarahaguruka, kandi ngo wikoreze Uwiteka urugendo rwawe umwiringire ngo nawe azarusohoza. Ndasengera ingendo zizakorwa mu buryo ubwo ari bwo bwose, ku butaka, ku mazi, mu kirere, ingufi n'indende. I pray that you will make them well and will perfect every journey. Ndagusabye ngo ingendo zizezwe nawe Mama, tuzatangirire muri wowe kandi tuzasoreze muri wowe, nabwo tuzashima izina ryawe ryera
ni mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen.